ubu bushakashatsi bwawe se byibuze buraza gushyigikirwa na Bibiliya n'ijambo ry'Imana? Bibiliya ubu uyu mwanya turacyayifiteho akabazo. Ntabwo turagera aho tuza kuba tuyikura mu kibazo, kuko ubu uyu mwanya iracyari mu kibazo, kuko nayo ntirabasha kwivugira. Ubu iri mu rubanza ubu uyu mwanya dutegereje ko y'ubwayiza kwivugira ikagaragaza ukuri kwayo cyangwa se ikinyoma cyayo mwo kimwe. Yicaye imbere y'umucamanza. Yego, ubu turaba judge kuri yo, tugiye kuyishungura turebe ukuri kwayo n'ikinyoma cyayo, hanyuma tuza kumenya iby'Imana n'iby'abantu ibyo ari byo. Pastor, watumye Bibiliya twigaranzura ikatugarika, ugiye kwishomboreza usa n'uyikora mu jisho. Urakoze cyane. Hakaba nkaho usanga havuga ibintu kuri Bibiliya imwe, wareba ku zindi mpapuro ziri muri iyo Bibiliya ugasanga biravuguruza cyangwa birasa n'ibivuguruza ibyo wari urimo gusoma ahandi. Hakaba naho usoma ukahasanga amazina ahari avugwa ku kintu runaka, wareba ahandi ugasanga ayo mazina aravugwa atari yayandi kandi ikirimo kivugwa ari ikintu kimwe. Aha rero umuntu akaba yakwibaza niba Imana ariyo yandikishije Bibiliya, ayo makosa yose yabaturuka kuki? Ese Imana iribeshya gutanga ibintu birimo amakosa? Ese ubundi nyuma y'iryo huzagurika ryose ringana gutyo, niba bavuga ko ari Bibiliya yera, ayo makosa yabaja cyagombye kuba ari yera nyine, kuko niba bavuga ko ari yera ntago barebera kuba ari yera ku mpapuro, kuko ibyandikwa byose ku mpapuro siko biba ari ibyera. Niba bayita ko ari yera, ayo makosa yabaja. None se niba ayo makosa yanze akaba agiye agaragara, ubwo uwo mwanya iracyari yera yose nk'uko bivuzwe? Icyo nicyo dukeneye kongera gutekerezaho tukareba. Ese ubundi nyuma y'iryo huzagurika ryose ringana gutyo, ubundi umuntu yakwizera ate ko nibyo avuga byo ko ari ukuri? Yavuga ko ari ukuri ashingiye kuki n'ayo makosa yose yaba agenda agaragara? Ibi ni ibibazo abantu barimo bibaza iki gitabo dukunda cya Bibiliya. None nanjye mumpagaritse hano kugira ngo sobanurire ikibyo bibazo birimo bibazwa kandi ntange igisubizo ku mpamvu ya byose. Uragira uti bishoboka ko amakosa yaba yarakozwe mu gihe kigendanye no guhindura inyandiko ya Bibiliya? Mu buhe buryo? Ikibazo nyine ni icyo abantu bagenda bavuga ko amakosa byenda yaba yaraje bari mu guhindura bashyira mu zindi ndimi, nyamara bakirengagiza ko no mu byavugwaga nabwo iyo ukurikiye usanga bishobora kuba byaba byari birimo nabyo amakosa. Ikindi umuntu yakwibaza, ese bwo kuki Imana yaba yarateye inkunga bari baranditse iyo mizingo mbere, abanditse Bibiliya bayishyira mu zindi ndimi cyangwa bagira bate, bo ikaba yaba yarabirengagije kandi ibyo bakoraga byari ibintu byo kugirira abantu bayo umumaro, kitashakaga ko bo muri ibi bihe bo babimenya no mu ndimi zabo bumva, cyangwa ahubwo byaba nta naho bihuriye n'ibyitirirwa ko ariyo yabivuze? Mfasha tujyane gato. Yewe icyo nshaka kuvuga kuri Bibiliya, ntabwo nshishikajwe no kwerekana amakosa yayo gusa, ahubwo ndashaka no kwerekana impamvu y'amakosa n'ikihishe inyuma y'ayo makosa. Utubwire mu by'ukuri ikibazo kiri ku Mana cyangwa kiri ku bantu banditse cyangwa bakusanije? Hari Imana yahumetse, Bibiliya ivuga, hari abanditsi banditse aribo baba turi kugenda dusoma hagiye bavuga aya magambo, ndetse hakaba n'abakusanije begeranyije inyandiko. Aho ipfundo riri ni hehe? Ahavugwa amazina y'abasekuruza ba Yesu, yego, ho tugasanga havuga ko se wa Yozefu yitwaga Heri. Ahambere batubwiye ko se wa Yozefu yitwaga Yakobo, Yakobo wa Matani. Gukomeza none aha baravuga ko ise wa Yozefu ngo yitwaga Heri wa Matati wa Lewi. Icyo gisekuru cyose gukomeza uhita usanga cyatakaye, kitari guhuza n'icyo muri Matayo, kandi hose ariko Bibiliya irimo itwereka ko ngo ari amazina y'abasekuruza ba Yesu. None uyu mwanya wa nonaha gute igitabo cyaba cyaravuye mu ijuru, cyaravuye ku Mana nk'uko mubivuga, cyakwivuguruza bigeza? Ariko uyu mwanya turayibanza nayo tuyishungure turebe, kuko ikintu cyose gifite imbaraga hari n'igihe gishobora kuba gifite uruhande rw'intege nke. Nirwo tugiye kubanza kureba. Ngiye kugaragaza intege nke za Bibiliya, ngiye kwerekana igitandukanye n'uko abantu batekereza. Shebe nawe nkurikije ibyo wagiye uvuga, werekana ko nta kosa, ngiye kukwereka ko amakosa ahari, kandi Imana yo ubwayo iba ariyo yanditse icyo gitabo cyangwa ikaba yaracyandikishije, cyangwa bacyanditse bakaba bari bayobowe n'umwuka wera. Byaba bivuze ko uwo mwuka niba ari we washyiramo ayo makosa, aho haba hari ikibazo. Niba harimo amakosa no kuvuga ko uwo mwuka yaba yarababeshye, sibyo? Niba rero ubwo nta makosa, turamenya ko umwuka koko yavuze ukuri muri byose, cyangwa se ibyo bitirira ko ari umwuka wari uyoboye, tubone ko haba hari ukubeshyera umwuka. Nanone twagiye nsomera Abami ba Kabiri. Turashimira Imana Data
se w'umwami wacu Yesu Kristo ari we data wa twese mwiza udukunda kuruta abatubyaye, kuruta abo dukomokaho ndetse n'abo tuvukana. Izina rye nirihabwa icyubahiro muri byose. Ndanezerewe, ndishimye, murumva ko mfite akanyamuneza muri ngewe, nuko muri ngewe harimo Yesu, kandi ufite Yesu aba afite byose. Mbahaye ikaze, ndi Misago Alfred, umwigisha w'ubutumwa bwiza, umwigisha w'ijambo ry'Imana, ariko kandi nkaba nanakora nk'umunyamakuru batumirira abakozi b'Imana, nkabafasha kubabariza ibibazo muba mwibaza ku kigendanye n'iyobokamana. Tufite umugisha wo kuba dufite pasitoro watuguye neza mu biganiro bitandukanye, mukanabitugaragariza. Twongeye kumubona, reka tumusabe adusuhuze maze tumuhe ikaze. Ni karibu pasitoro. Murakoze. Twongeye kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe. Dushimye Imana ko itwemereye kuboneka muri ibi biganiro, kandi turongera namwe kubashimira kuko mwatweretse urukundo ruhebuje ubwo mwakurikiranaga ibiganiro mukagira nuko mugenda mutubwira. Turavuga ngo kwitanga kwanyu kuzagororerwa. Amahoro y'Imana bane namwe. Kubatanzi nitwa Twagirimana Jean Claude, ndi umupasitori guturuka mu matorero y'ababatista bigenga. Murakoze. Urakoze cyane pasitoro. Pasitoro, mbere yuko dusenga tukinjira mu kiganiro, turi mu bihe bitoroshye, turi mu bihe twavuga ngo ni ibihe bya nyuma. Hari akantu gakunze kubaho hano hanze, aho umuntu abona mugenzi we agiye gusenga, musengere, atusengere, undi ati rwose ndagusengera. Ese pasiteri, buriya si uburyarya ahari koko umuntu kukubwira ko ari bugusengere agusiza aho ngaho ufite gahunda zindi wigiriyemo, umutumye nk'umutumye umunyu, umutumye nk'umutumye isukari, ngusengere, aho iri sengesho rirafata? Ya, birashoboka, kubera ko ni nko kukuvuganira ibwami. Kera mu nkera y'umwami, abantu bazi gutarama bajyaga bataha bagabanye. Hari igihe rero umuntu avuga akaba yanakuvuganira uruhara nk'akara bitewe n'uburyo yataramye. Icyo nacyo kirashoboka, ariko nanone buri wese yagombye kwigererayo. Ibyanditswe biravuga ngo umwenda ukingiriza ahera watabutsemo kabiri. Icyo gihe rero abantu benshi bakunze kuvuga ngo biravuze ngo buri wese yemererwa kwigererayo. Aho rero ntekereza ntashidikanya ko buri wese yagombye nyine kuba abasha kugerageza gukora ibikwiriye, ariko atanashoboye, wenda habaye impamvu zitumye atabashije kuboneka muri uwo mwanya gatuma ati nanjye ngo nyibuke, ntekereza nabyo nta kibazo. Ubwo abantu bajye basabirana rero, buri wese aheke mugenzi we iyo bibaye ngombwa. Ariko kandi twabura kuvuga ngo umuntu nawe niba afite umwanya, uretse ko nta no kuvuga ngo niba ufite ikintu kigendanye no gusenga, buri muntu wese yakabaye ashakira umwanya gusenga Imana kugira ngo baganire n'Imana. Pasitoro, ndumva uyu munsi ndi mu mwuka wo kugusengera, tukinjira mu kiganiro. Mana y'amahoro, ndagushimiye, duhaye umwanya mwiza ngo tube imbere yawe tuganira ijambo ryawe kuri izi kamera. Ntituri twenyine, turi kumwe n'abaduteze amatwi, turi kumwe n'abatureba, kugira ngo bumve ikiva muri twebwe wadusizemo. Ngaho mfasha, ufashe pasiteri, kugira ngo ibyo tugiye kuvuga biyoborwe n'umwuka wera, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Pasitoro, mu biganiro byashize hari ahantu usa n'uwaduhaye promesi, hari ahantu hasa n'uwaduhaye isezerano, ugakomozaho gato hagati mu kiganiro uvuga ko uzatuganiriza
ku makosa agaragara muri Bibiliya, kumva ijambo ikosa ubwaryo kuri Bibiliya yera, igitabo gitagatifu, igitabo cy'Imana, igitabo cyamanutse kiva mu ijuru, igitabo cyahumetswe n'Imana. Kumva ijambo ngo harimo amakosa biba bisa n'amahano mu matwi ya benshi, igikuba kiracika cyane. Aha rero niho nibaza nti pasitoro, uracyabihagazemo koko? Uracyabihagazemo cyangwa waba warisubiyeho ukavuga uti nari nibeshye, ntabwo rwose nta makosa arimo, cyangwa uracyabihagazeho ko Bibiliya irimo amakosa mu myandikire? Murakoze. Nongeye kunezezwa nuko ikiganiro cyacu kigikomeje kugira ngo dusubukurire aho twari tugereje. Umuvandimwe Alfred urimo urifuza kumenya niba muri Bibiliya habonekamo amakosa cyangwa ntayarimo. Nanjye ndabanza kukubaza Alfred. Yego Alfred, ndacyabanza kukubaza, ese Bibiliya ni igitabo cy'ukuri cyavuye ku Mana? Wowe kubyumva, wumva n'abadukurikira babyumve. Birashoboka ko hari n'abandi bafite uko barimo babyumva. Wumva ari igitabo cy'ukuri cyavuye ku Mana? Cyavuye ku Mana kuko n'ibyanditswe birabihamya. Mu rwandiko rwa Petero, yego, Petero yavuze ko iki gitabo cyahumetswe n'Imana, ko abantu mu rwandiko rwa kabiri igice cya mbere 21 20 aravuga ngo ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye, kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bw'umuntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashoreye n'umwuka w'Imana. Ntiwumva ko babaga bashoreye n'umwuka w'Imana? None se Alfred, ugize neza, ibyanditswe byose biba ari Bibiliya? Ibyanditswe byose niko biba ari Bibiliya, kuko aho bavuze ubuhanuzi bwo mu byanditswe, ntabwo bavuze ubuhanuzi bwo muri Bibiliya. None se si Bibiliya bino si muri Bibiliya biri? Reka kuba biri muri Bibiliya ntibivuze ko ubuhanuzi bwo mu byanditswe ari Bibiliya ubwabyo. None se Bibiliya ikavuga ibindi bitabo biri ku ruhande rwayo? None se Petero atangira kuvuga Bibiliya zari zakabayeho? Ijambo Bibiliya yari ryakabashije no kuvugwa? Cyaje nyuma, zakusanyijwe nyuma. None kuki ibyo Petero yavugaga uhise ubyita Bibiliya uwo mwanya, kandi wumva ari ibintu byaje? Ijambo Bibiliya ari ijambo ryaje nyuma. Ko biri guca amarenga ko ushobora kuba ugihagaze ku byo uvuga by'uko Bibiliya yabirimo amakosa mu myandikire? Hari wenda mu mwinjiro dushobora kuza kubyumva neza. Kuko Bibiliya ndayemera. Wemera ko ari igitabo cy'Imana? Ntabwo nyipfobya, ariko uburyo nyemera bushobora kuba butandukanye n'uko abantu benshi babizi cyangwa babitekereza. Iyo tureba ijambo Bibiliya, twabonye neza ko ari ijambo rikomoka ku ijambo ryo mu rurimi rw'Ikigiriki, Biblos. Iyo bavuga Biblos ni ijambo rivuga ikirundo. Bibiliya ni ijambo rivuga ikirundo cy'ibitabo cyangwa se ikusanyirizo ry'ibitabo. Turibaza, Petero atangira kuvuga ayo magambo, icyo kirundo cy'ibitabo cyari kitarabaho, sibyo? Cyari kitaravugwa, hari hakiriho ibyo bita imizingo. Siko bimeze? Bivuze ngo ibyo yavuze rero ni imizingo ahubwo iri mu byanditswe bari bafite muri icyo gihe, bari bataragera ku cyo bita Bibiliya. Bibiliya rero uko iri ishobora kubonekamo ibintu bitandukanye. Ubwo noneho turumva ko cya kizingo, cya kirundo cy'ibitabo, igihe cyari kije gishobora kuba nacyo cyarazanye ibyacyo.
mu buryo bugiye butandukanye. Ariko njyewe ikibazo nakubajije ni kimwe, nakubajije ese Bibiliya ni igitabo cy'ukuri cyavuye ku Mana? Yego. Umbwira ati yego. None se ni gute umuntu yamenya ko ibiri muri izi Bibiliya izi dufite izi ni gute umuntu yamenya ko ibiri muri izi Bibiliya byaba ariko kuri kwavuzwe n'Imana koko kumwimerere? Teoloji zirabyigisha nazo. Iyo twiga teoloji batubwira imibare y'abakusanyije ibi bitabo, bakatubwira umubare w'abanditse nuva bagera muri 40, abakusanyije izi nyandiko basaga 70. Mu gihe kingana n'imyaka ndumva ari 1500. Ibyo byose rero twabihuza nuko niyo bajya kwandika Bibiliya no ku mpapuro z'inyuma ubona ko iyo Bibiliya yanditseho ngo ni Bibiliya yera rwose. Ndetse hari nubwo no mu buhanuzi umuhanuzi ahanura ati bana ndi mu gisoma ijambo ryanjye. Ibyo byose turabihuza tukemeza ko Bibiliya ari igitabo cyera cyavuye ku Mana mu ijuru. Okay, none se nanjye ndacyakubaza, none abazanditse n'abazisemuye wibaza ko bose baba bari bayobowe n'Imana? Nshingiye kwihuza amakuru ryagiye ribaho ryo kuba abantu batari bari kumwe ariko bagahuza amakuru agahura, nabo nemera ko bari bafashorewe n'Imana. Okay, none se niba bari bayobowe n'Imana, amakosa y'abagenda agaragara muri zo? Nta makosa ari muri Bibiliya. Imana iribeshya kuba yatanga ibintu birimo amakosa? Nta makosa ari muri Bibiliya. Nta makosa ari muri Bibiliya? Ntayo kireka washaka wenda. Hari ukuntu bajya bavuga ngo hari imigani y'Abanyarwanda bajya bavuga ngo niyo umuntu abashaka gusebya ikintu akagishakira amazina, ngo wenda nko kunka umuntu yareba inka yabura icyo ayigaya kavuga uti dore igicebe cyayo uko kingana. Ushobora gusanga abavuga ko Bibiliya ifite amakosa kwaba ari ukuyihimbira kuruta uko byaba ari ukuri. None ninyakwereka urakora iki? Nunyereka amakosa ndayasuzuma ndebe, nanjye ndi mukuru kandi ngerageza gusoma iki gitabo cy'iyobokamana, kandi ntekereza ko aya makosa nuyagaragaza tukabyumva kimwe cyangwa se nkayabona kuko nkayumva, ntekereza ko n'abandi nabo baraba babyumva nk'uko nanjye mzumva. Ayo makosa niyo niteguye kureba, niyo twiteze twese kumva ari muri Bibiliya nuko yagiyemo naho yaturutse, niba ari wa mwanzi wawe by'urukungu nabyo tukabimenya. Okay, ugeze neza. Yagoze kumubona ko wagira ngo Alfred urakoze cyane. Benshi bamwe bamaze kugenda babona ko harimo amakosa, batangiye kugenda bavuga ko amakosa yaba yaraje mu guhindura barimo bashyira mu zindi ndimi, wenda ari cyo cyaba cyaratumye hazamwe amakosa. Uragira uti bishoboka ko amakosa yaba yarakozwe mu gihe kigendanye no guhindura inyandiko ya Bibiliya? Mu buhe buryo? Ikibazo nyine ni icyo abantu bagenda bavuga ko amakosa byenda yaba yaraje bari mu guhindura bashyira mu zindi ndimi. Nyamara bakirengagiza ko no mu byavugwaga nabwo iyo ukurikiye usanga bishobora kuba byaba byari birimo nabyo amakosa. Ikindi umuntu yakwibaza, ese bwo kuki Imana yaba yarateye inkunga bari baranditse iyo mizingo mbere, abanditse Bibiliya bayishyira mu zindi ndimi cyangwa bagira bate, bo ikaba yaba yarabirengagije kandi ibyo bakoraga byari ibintu byo kugirira abantu bayo umumaro? Nuko itashakaga ko bo muri ibi bihe bo babimenya no mu ndimi zabo bumva, cyangwa ahubwo byaba nta naho bihuriye n'ibyitirirwa ko ariyo yabivuze? Mfasha tujyane gato. Wibuke ko bandika Bibiliya nta fotokopiyeze zabagaho. Yego. Ngo nabura babe baranditse imizingo myinshi igiye itandukanye, ukuntu nihagira iyaba yarazimiye habe haragize n'indi yaba yaragiye irokoka. Ikindi mwibuke ko niyo mizingo bavuga ba Paulo banditse ntayo dufite.
ntituzi n'ibikinabaho, ntituzi iyo ari ingahe, ntituzi n'aho ibarizwa. None iyo mizingo y'umwimerere bavuga ba Pawulo banditse, niba ntayo dufite, tukaba tutazi n'ibikinabaho, tukaba tutazi iyo ari ingahe, tukaba tutazi n'aho ibarizwa, gute ibyo dufite uyu munsi twavuga ko ariko kuri 100% kwaba kwaravuzwe n'Imana koko kumwimerere? Ese habaye hari ibyagiye bihindurwa, twabibwirwa n'iki tudafite amakopi y'umwimerere? Nk'ubu hari Bibiliya zimwe zivuga ibintu wareba mu zindi ibyo bintu ukabishaka ukabibura. Zose zitwa Bibiliya. Zose zitwa Bibiliya kandi zivuga ngo zavuye kuri Bibiliya imwe. Ndaza kubibereka. Hari Bibiliya zimwe zivuga ibintu wareba mu zindi ugasanga bitandukanye n'uko wabisomaga ku zindi mpapuro ahandi mu zindi Bibiliya. Hakaba nkaho usanga havuga ibintu kuri Bibiliya imwe wareba ku zindi mpapuro ziri muri iyo Bibiliya ugasanga biravuguruza cyangwa birasa n'ibivuguruza ibyo wari urimo gusoma ahandi. Hakaba naho usoma ukahasanga amazina ahari avuga ku kintu runaka, wareba ahandi ugasanga ayo mazina aravugwa atari yayandi kandi ikirimo kivugwa ari ikintu kimwe. Aha rero umuntu akaba yakwibaza niba Imana ariyo yandikishije Bibiliya, ayo makosa yose yabaturuka kuki? Ese Imana iribeshya gutanga ibintu birimo amakosa? Ese ubundi nyuma y'iryo huzagurika ryose ringana gutyo, niba bavuga ko ari Bibiliya yera, ayo makosa yabaje ate? Cyagombye kuba ari yera nyine, kuko niba bavuga ko ari yera ntabwo barebera kuba ari yera ku mpapuro, kuko ibyandikwa byose ku mpapuro siko biba ari ibyera. Niba bayita ko ari yera, ayo makosa yabaje ate? None se niba ayo makosa yanze akaba agiye agaragara, ubwo uwo mwanya iracyari yera yose nk'uko bivuzwe? Icyo nicyo dukeneye kongera gutekerezaho tukareba. Ese ubundi nyuma y'iryo huzagurika ryose ringana gutyo, ubundi umuntu yakwizera ate ko nibyo avuga byo ko ari ukuri? Yavuga ko ari ukuri ashingiye kuki n'ayo makosa yose yaba agenda agaragara? Ibi ni ibibazo abantu barimo bibaza kuri iki gitabo dukunda cya Bibiliya. None nanjye mumpagaritse hano kugira ngo mbasobanurire ikibyo bibazo birimo bibazwa kandi ntange igisubizo ku mpamvu ya byose. Ubushakashatsi bwanjye naba naragiye nkora kuri ibyo nk'umwigisha, umwanditsi n'umusesenguzi mu bintu. Ubwo bushakashatsi bwawe se byibuze buraza gushyigikirwa na Bibiliya n'ijambo ry'Imana? Bibiliya ubu uyu mwanya turacyayifiteho akabazo. Ntabwo turagera aho tuza kuba tuyikura mu kibazo, kuko ubu uyu mwanya iracyari mu kibazo, kuko nayo ntirabasha kwivugira. Ubu iri mu rubanza ubu uyu mwanya dutegereje ko y'ubwayo iza kwivugira ikagaragaza ukuri kwayo cyangwa se ikinyoma cyayo mwo kimwe. Yicaye imbere y'umucamanza. Yego. Ubu turaba judge kuri yo, tugiye kuyishungura turebe ukuri kwayo n'ikinyoma cyayo, hanyuma tubaza kumenya iby'Imana n'iby'abantu ibyo ari byo. Pasitoro, watumye Bibiliya twigaranzura ikatugarika, ugiye kwishomboreza usa n'uyikora mu jisho. Urakoze cyane. Bibiliya ntabwo nyikora mu jisho. Ntangira nakubwiye ngo ni igitabo nkunda. Ni igitabo cy'ubuhanga. Ni igitabo kirimo ubwenge buhanitse, ndetse kurenga ibindi bitabo byose tuzi byaba byaragiye bitambuka. Nta gitabo gifite umwimerere nka Bibiliya. Ariko uyu mwanya turayibanza nayo tuyishungure turebe, kuko ikintu cyose gifite imbaraga hari n'igihe gishobora kuba gifite uruhande rw'intege nke. Nirwo tugiye kubanza kureba. Ugiye kugaragaza intege nkeya za Bibiliya. Ngiye kwerekana igitandukanye n'uko abantu batekereza. Chebe nawe nkurikije ibyo wagiye uvuga, werekana ko nta kosa. Ngiye kukwereka ko amakosa hari, kandi Imana yo ubwayo
niba ariyo yanditse icyo gitabo cyangwa ikaba yaracyandikishije cyangwa bacyanditse bakaba bari bayobowe n'umwuka wera, byaba bivuze ko uwo mwuka niba ari we washyiramo ayo makosa, aho haba hari ikibazo. Niba harimo amakosa ni ukuvuga ko uwo mwuka yaba yarababeshye, sibyo? Niba rero ubwo nta makosa, turamenya ko umwuka koko yavuze ukuri muri byose. Cyangwa se ibyo bitirira ko ari umwuka wari uyoboye, tubone ko haba hari kubeshyera umwuka nanone. Twagiye nsomera Abami ba kabiri. Ngiye no kujya ngusomera. Yego. Cyangwa reka nisomere. Ariko nsomeye byaba byiza. Reka ngusomere kugira ngo abadukurikira batabona ko ari nge wabivuze. Reka ngusomere. Wenda nkaba nabatuburiye. Reka mubyisomere. Utadutuburira. Ubu tugiye gusoma ijambo ku ijambo, umurongo ku murongo. Abadukurikira mufate Bibiliya zanyu twige. Mufate Bibiliya zanyu, ishuri riratangiye. Ubu twinjiye mu ishuri. Yego. Abami ba kabiri ibice 8. Yego. Tugiye gusoma duturutse ku murongo wa 25 n'uwa 26. Iyo mirongo ibiri hari icyo tugiye kwibuka. Abami igitabo cya kabiri igice cya 8 mu wa 25 no 26 mu mwaka wa 12 wo ku ngoma ya Yehora. Haratubwiye ngo mu mwaka wa 12 wo ku ngoma ya Yehoramu mwene Ahabu umwami w'Abisiraheli. Ahaziya mwene Yoramu umwami w'Abayuda yimye ingoma. Uwo yimye ingoma Ahaziya yimye amaze imyaka 20. Ahantu muhashinga hagati kuri uwo mugabo witwa Ahaziya niwe tugiye kubonaho ikibazo. Ahaziya yimye ingoma amaze imyaka 22. Amaze imyaka 20 n'ingahe? Avutse 22 avutse. Ihagararire. Ahaziya yimye ingoma cyangwa se ubwo yatangiye gutegeka amaze imyaka 22 avutse. Siko batubwiye? Ahaziya yatangiye gutegeka cyangwa se yimye amaze imyaka 22 avutse. Nsomera ngoma ya kabiri noneho. Ni Bibiri yimwe turimo dusomamo. Ngoma za kabiri. Ngoma ya kabiri. Ibice byaho 22 umurongo wa kabiri. Haragira hati. Haravuga ngo iki? Kandi Ahaziya wa wundi twahoze tubona mbere yatangiye gutegeka cyangwa yimye amaze imyaka 40. Amaze imyaka 40 ingahe? 41 avutse. Amaze imyaka 41 avutse. Ihagararire. Mbere batubwiraga ko yatangiye gutegeka cyangwa yimye amaze imyaka 22. None ahandi bari kutubwira ko yimye cyangwa yatangiye gutegeka amaze imyaka ingahe? 41. Uyu niwe se? Niwe wa wundi nusoma n'inkuru mwene Yoramu kirana uraza gusanga ari we. Ni mwene Yoramu. Noneho rero twibaza ikibazo. None ko hamwe hatubwiye ko yatangiye gutegeka cyangwa yimye amaze imyaka 22, ahandi bakatubwira kwima n'ugutegeka kwa gutangira gutegeka. Ahandi bakatubwira ko yimye cyangwa yatangiye gutegeka amaze imyaka 41. Turemera iki? Tureke iki kuri iyo myaka yatangiriyeho gutegeka? Ese iyo Mana cyangwa uwo mwuka wera warandikishije ibi bintu bivuguruzanya muri ubu buryo aribeshya kuba yatanga ibintu birimo amakosa? Icyo ni ikibazo cya mbere. Dukomeze. Ndebera Samweli. Igitabo cya mbere cya Samweli. Samweli wa kabiri. Igitabo cya kabiri cya Samweli. Igitabo cya kabiri cya Samweli ibice byaho 8. Umurongo wa 3 n'uwa 4. Ngo dusomere twumve icyo havuga. Bukeye Dawidi anesha Hadadezeri mwene Rehobu umwami w'Isoba. Ngo bukeye Dawidi anesha ingabo za Rehobu umwami w'Isoba. Ubwo Hadadezeri yajyaga kugomorera ubwami bwe kuri ngubwo Hadadezeri iri zina muryiteho. Ngubwo Hadadezeri yajyaga kugomororera ubwami bwe kuri rwa ruzi. Yego. Dawidi amutumaho ingabo ze. Dawidi amutumuraho ingabo ze
Dawidi amutumuraho ingabo z'abagendera ku mafarashi igihumbi na magana arindwi n'abagabo bigenza inzovu ebyiri inzovu zingahe ebyiri ihagararire. Batubwiye ko yamutumuyeho ingabo igihumbi na zingahe na magana arindwi. Okay. Kandi uwo yitwaga Hadadezeri. Ni Hadadezeri. Usome iryo zina ryumve neza. Hadadezeri yamutumuyeho kandi ingabo igihumbi magana arindwi z'abagendera kuki ku mafarashi. Noneho nsomera Ngoma ya mbere ibice 18 umurongo wa 3. Ngoma ya mbere 18 umurongo wa 3 n'uwa 4. Bukeye Dawidi, urumva ko izo nkuru nizo zigarutse. Bukeye Dawidi anesha Hadadezeri. Mbere bari batubwiye ko yitwa buretse gato. Mbere bari batubwiye ko yitwa Hadadezeri. None ubu barimo baratubwira Hadadezeri. Umwami w'isoba. Ese ubu wanditse ibi yavugaga uburimi? Mbere batubwiraga Hadadezeri, none ubu baratubwira Hadadezeri. Komeza twumve. Umwami w'isoba amugeza i Hamati. Ubwo Hadadezeri urumva aracyanakomeza kubusanya. Yajyaga gukomeza ubwami bwe ku ruzi Ufurati. Dawidi amunyaga amagare igihumbi n'abagendera ku mafarashi ibihumbi bingahe birindwi. Noneho tugaruke twibaze. Mbere batubwiraga ko abamafarashi yamutumuyeho ari igihumbi na magana arindwi. None ahandi batubwiye abagendera ku mafarashi ko ari ibihumbi birindwi n'amagare igihumbi yamunyaze. Ese ubwo turemera iki tureka iki? Batubwira ko uwo nguwo ngo yitwaga Hadadezeri, abandi barimo baratubwira ngo yitwaga Hadadezeri. Igitabo kiyobowe n'Umwuka Wera cyakwibeshya muri ubu buryo? Reka tuvuge tuti wenda n'urundi rurimi byavuzwemo, ariko se n'iriya mibare y'abatumuwe nayo baraza kuvuga ngo n'ururimi babivuzemo. Dukomeze. Samweli wa kabiri ibice 8. Igitabo cya kabiri, urwandiko rwa kabiri cyangwa igitabo cya kabiri cya Samweli ibice 8 umurongo w'9 kugeza ku w'10. Vuba. Bukeye Toyi umwami w'i Hamati. Bukeye Toyi umwami w'i Hamati, ahantu muhakurikirana iryo zina ni ry'ingenzi. Yumvise ko Dawidi yatsinze ingabo za Hadadezeri zose. Ongere mugaruke kuri iryo zina naryo. Yego. Atuma umuhungu we Yoramu umwami Dawidi kumuramutsa no kumushimira ko yarwanye na Hadadezeri akamunesha kuko Hadadezeri yajyaga arwanya Toyi maze Yoramu azana ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'iby'imiringa. Ihagararire. Batubwiye uwitwa Toyi yego w'i Hamati ko yari umwami w'i Hamati. Batubwira ko Toyi yaje gushimira Dawidi kuko yatsinze Hadadezeri. Ngo uwo Toyi yatumye umuhungu we Yoramu ku mwami Dawidi kumuramutsa. Kuko Toyi yajyaga arwana na Hadadezeri, ubwo yaraje gushimira Dawidi ko yamutsindiye umwanzi we. Reka noneho turebe Ngoma ya mbere 18 umurongo w'9 n'uw'10 twumva icyo havuze. Ngoma ya mbere 18 umurongo w'9 n'uw'10. Yego. Bukeye Towu mbere bari batubwiye ko yitwa Toyi, none ahandi ngo ni Towu. Umwami w'i Hamati urumva ni wa wundi. Yumvise ko Dawidi yanesheje ingabo za Hadadezeri. Mbere bari batubwiye ko ari Hadadezeri, none barimo baratubwira ngo ni Hadadezeri. Umwami w'isoba. Mbere bari bavuze Hadadezeri, none ngo ni Hadadezeri n'ubundi.
umwami w'isoba atuma umwana we Hadoramu. mbere bari batubwiye ko uyu mwana we yitwaga Yoramu, none barimo baratubwira ngo yitwa Hadoramu. Se tuvuge dusarare. None ubu ibi bintu byose nibyo uri buze kumbwira ngo ni Imana irimo ikora ibi bintu, si Imana iribeshya gutanga ibintu birimo amakosa. Ndacyakwereka, sindasoza, ndacyakomeza. Iyo usomye muri Bibiliya y'Abahamya, bo bavuga ngo ni Tawu, uriya bita Toyi, abandi bakamwita Towu, bo bavuga ko ari Tawu. None se izo Bibiliya zombi niba zikomoka kuri Bibiliya imwe, gute zivuga ibintu zibusanya muri ubwo buryo? None si iryo zina barimo bararihindagura batyo, niba umwimerere uri guturuka mu kintu kimwe, kubera iki birimo bihindagurika ndetse ku bintu byinshi muri ubwo buryo? N'uwakwibeshya ko yakwibeshya ikintu kimwe, urabona ibi bintu byarapfuye kuza gutyo gusa. Ndacyakwereka ikindi. Samweli wa kabiri ibice 10 umurongo wa 18. Samweli igitabo cya kabiri igice k'10 umurongo wa 18. Aravuga ngo iki? Abasiriya bahunga Abisiraheli. Dawidi yica mu Basiriya abantu barwaniraga ku magare, umubare wayo yari 700. Umubare wayo magare ni 700. N'abagendera ku mafarashi, iyo 700 muyiteho cyane. N'abagendera ku mafarashi bangahe? Inzovenye, ubwo ni 4,000. Ihagararire ntacyo. Ndebera noneho Samweli wa kabiri ibice ngoma ya mbere ibice 19 umurongo wa 18. 19 ngoma ya mbere umurongo wa 18. Aravuga ngo iki? Abasiriya bahunga Abisiraheli. Ngo Abasiriya bahunza Abisiraheli, Dawidi abicamo abarwaniraga ku magare. Umubare wayo yari 7,000. Mbere bari batubwiye ko umubare wayo yari 700. None aha ngo ni 7,000. N'ingabo zigenza inzovenye, ubwo ni 40,000 nyine byo birasa. Hanyuma asogota nde? Yica na Shofaki. Mbere bari batubwiye ko yitwa Shobaki, none ubu barimo baravuga ngo yitwa Shofaki, umugaba w'ingabo amutsinda. None aha hantu ubu nta kintu urabona, nkomeze cyangwa mparike? Gukomeza kugaragaza andi makosa. Ndacyakwereka ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo utaza gufata ibintu byose ngo uhite ubyitirira Imana, kandi hari n'ibyo Imana itavuga. None byakozwe na bande? Ufite muri gahunda kutubwira babikoze? Aho turahagera. Ahubwo banza umenye ko ibyo wari urimo umbwira bifite ibibazo. Utaza gufata ibintu byose ngo bitwerere Imana, ibihita byose ngo uhite ubitwerera Imana ko ariyo yabivuze. Imana ntabwo ari iri kuvuga ayo mayobe. Nose ntibihita muri Bibiliya? None se kuba bihita muri Bibiliya nakubwiye, nabanje kukubaza ikibazo. Ndakubaza, ese Bibiliya ni igitabo cy'ukuri cyavuye ku Mana? Urambwira uti cyane. Nanjye ndimo ndakwereka ko Imana atari iri gutanga ayo mayobe. Ahubwo uraza kumbaza uti, ese muri Bibiliya harimo imvugo z'Imana? Nanjye ndaza kugusubiza. Nkubwire ko zirimo, ariko ndakubwira n'impamvu zirimo. Nkomeze cyangwa mparike? Ikigaragara cyo abantu baduteze amatwi nabo barimo barabyumva. Nge ndatunguwe, biranantunguye kumva ko muri Bibiliya hagaragaramo amakosa. Gusa mfite amatsiko yo kumenya icyihishe inyuma y'aya makosa. Niba abantu banditse Bibiliya bari bayobowe n'umwuka wera w'Imana, none pasitoro ni iki cyihishe inyuma y'aya makosa uri kugenda ugaragaza bamwe tutajyaga tunabona, ariko ukaba uri kugenda uyagaragaza? Ese kugaragaza amakosa ya Bibiliya ntabwo yaba ari impamvu yo kugira ngo wangisha abantu Bibiliya kandi bayikundaga? None se ndabangisha igitabo kirimo ibibazo, ubundi igihombo ubwo cyaba kirihe? Niba ari igitabo cyiza, reka ibyiza bivugwe, ariko n'amakosa nayo
ashyirwa ahagaragara abantu be kujya bayasitaraho ngo bagumye kwibwira ko ari Imana nayo yayavuze kandi atari yo yayavuze. Icyo Imana ntago byaba ari ukuri kuvuga ngo turereka abantu uruhande rwiza gusa tutabereka n'uruhande dufite. Icyo Imana ntiyabigufata nko kugumura abantu. Oya, ahubwo impamvu y'aya makosa turimo tureba, ndagira ngo ejo hatazagira uyasitaraho cyangwa hagize n'ukwereka ibyo wizera ko bifite ibibazo, ejo utazisanga n'ibyo wari warakiriye by'ukuri nabyo bitera umugeri, kuko wisanze mu bintu utatekerezaga ko bishoboka. Ufite amahirwe y'uko noneho uri kubibwirwa n'umuntu ufite uko yizera muri uwo murongo. Aho rero biraza kuba iby'umumaro gusobanukirwa ibi bintu byose. Numara kubyumva ugasobanukirwa n'impamvu y'aya makosa yose, nibwo uza kuba ufite urufatiro rw'ukuri ko kuhagararanye. Naho nugendera ku isura nziza y'ikintu gusa ariko ntumenye n'ibibazo gifite, uzaza wese azakurimbura kandi akurimburane n'imizi. Pasitoro, bakunze kuvuga ko n'ubundi isezerano rya kera ryasazishijwe, aho ntiyaba ariyo mpamvu igaragara hagenda hagaragara mwayo makosa. Mu isezerano rishya hari ahantu wigeze ubona ikosa mu myandikire yaryo? Ni isezerano rishya? Arahari menshi. Arahari menshi. Ari he amakosa? Mu isezerano rishya arimo menshi. Si rimwe sari. Isezerano rishya ry'umwami wacu Yesu Kristo yazanye amakosa abayanditse barereka, iyo utangiye gusoma urayabonamo menshi. Ukeneye ko nyakwereka se? Urumva ukeneye ko nyakwereka? Pasitoro, iki kiganiro ko mbona kizaba kirekire. Nsomera gato. Niba ushaka ko naho mpakwereka amakosa, ubwo ayo mu isezerano rya kera urayakwebye, ntacyo tuzayagarukaho. Kuko ntabwo nagenda aba bantu badasobanukiwe ibintu byose, ejo batazagenda babigwamo kubera ubutamenya bakabyitirira Imana kandi byatari Imana yabivuze. Noneho reka turebe no muri shya niba naho ahari. Ndebera Mariko ibice 15 umurongo wa 25. Ibice 15:25. Yego, Mariko se isezerano rishya? Aha ni mu isezerano rishya. Okay, hansomere twumve icyo havuga. Bamubambye ku isaha 3. Inde babambye? Ni Yesu. Ubwo bamubambye ku isaha zingahe? 3. Aha batweretse ko Yesu yabambwe ku isaha 3. Ndebera Yohana 19. Nise sizo. Ndebera Yohana 19 murongo wa 14 kugeza kwa 16. Twumve nawe niba ari byahamya. 19 umurongo wa 16. Yego, haravuga ngo iki? Aherako aramubaha ngo abambwe. Inde? Herode cyangwa ni Pilato? Ni Pilato. Baherako aramubaha ngo abambwe. Nuko bajyana Yesu asohoka yiyikorereye umusaraba. Agera ahantu hitwa Inyabihanga. Mu Ruheburayo hitwa Gorogota. Bamubambanaho n'abandi babiri. Hirya no hino. Yesu ari hagati. Pilato yandika urwandiko arushyira ku musaraba. Rwanditswe ngo Yesu w'i Nazareti umwami w'Abayuda. Ubwo rwandiko benshi mu Bayuda barusoma kuko ahantu bahambye Yesu hari bugufi bw'umurwa. Aho hantu urwo rwandiko bagiye bagerageza kurusoma kandi aho hantu hari hafi y'umurwa. Kandi rwari rwanditswe mu Ruheburayo no mu Ruroma no mu Rugiriki. Yego, komeza. Nuko abatambyi bakuru b'Abayuda babwira Pilato bati, ntiwandike ngo umwami w'Abayuda, ahubwo wandike uti yiyise umwami w'Abayuda. Komeza. Pilato arasubiza ati, icyo nanditse nacyanditse. Pilato ati, njyewe icyo nanditse nacyanditse. Vuba. Nuko abasirikari bamaze kubamba Yesu, bajyana imyambaro ye bayigabanyamo 4, umusirikare wese umugabane we, ariko hasigara ikanzu ye. Iyo kanzu ntiyari ifite
bariro ahubwo yari iboshywe yose uhereye hejuru ukagera hasi. Ugeze ku murongo wa kangahe? Wa 24. 14, 16. 14 kugeza kuri 16 muri Yohana ibice 19. Yego, aho hantu niho nshaka kugaruka cyane. 14 kugera 16. Yego, tansomera ibyo ntavuze, reka tujyane nanjye nisomera. Yego, Yohana igice c'19 umurongo wa 14. Ubwo hari ku munsi wo kwitegura ibya Pasika. Ubwo hari ku munsi wo kwitegura ibya Pasika. Hari nk'isaha 6. Hari nk'isaha zingahe? 6. Mwibuke rya jambo Mariko we yavuze ko Yesu yabambwe ku isaha 6. None aho baratubwira ko ubwo biteguraga ibya Pasika byari ku isaha 6. Komeza. Nuko abwira Abayuda ati, nguyu umwami wanyu. Nguyu umwami wanyu. Ku isaha zingahe ubwo? 6. Hanyuma nabo batera hejuru bati, mukureho umubambe. Pilato arababaza ati, mbese mbamba umwami wanyu? Abatambyi bakuru baramusubiza bati, nta mwami dufite keretse Kayisari. Ahera ko aramubaha ngo abambwe. Ngo ku isaha zingahe? 6. Mbere bari batubwiye ko ari zingahe? 6. None se ubwo ukuri kw'ibyo kuravahe? Niba hamwe bavuga ko yabambwe ku isaha 6, ahandi bakaba bari kuvuga ko yabambwe ku isaha 6, turemera iki tureka iki? Ese ibyo bintu byombi yaba ari Imana yabivuze? None se ko berekana ko aribo batanze ayo makuru bitwa ko bari intumwa ze, yaba Mariko, yaba uyu Yohana, gute kandi bigarutse ko baje barimo batwereka ko umwe avuga ko yabambwe ku isaha 6, undi akaba ari kuvuga ku isaha 6. Ndakwereka ikindi kintu. Iyo dusomye muri Matayo igice cya 1 umurongo wa 1, hatubwira amazina y'abasekuruza ba Yesu Kristo. Reka wenda mbivuge nihuta tutaza kuhatinda cyane. Ayo mazina y'abasekuruza ba Yesu Kristo atubwira ko aramanuka akagenda akurikirana. Hamwe haravuga ngo se wa Yosefu umugabo wa Mariya ngo yitwaga Yakobo. Sibyo? Se wa Yosefu yitwaga Yakobo. Ubwo ngo namazina y'abasekuruza ba Yesu arimo avugwa. Yakobo wa Matani, Matani wa Eliyazari, Eliyazari wa Ehudi, Ehudi wa Akimu, Akimu wa Sadoki, Sadoki wa Zori, gukomeza. Twasoma Luka ibice 3 ahavugwa amazina y'abasekuruza ba Yesu. Yego. Ho tugasanga havuga ko se wa Yosefu yitwaga Heri. Ahambere batubwiye ko se wa Yosefu yitwaga Yakobo. Yakobo wa Matani, gukomeza. None aha baravuga ko ise wa Yosefu ngo yitwaga Heri wa Matati wa Lewi. Icyo gisekuru cyose gukomeza. Uhita usanga cyatakaye kitari guhuza n'icyo muri Matayo. Kandi hose ariko Bibiliya irimo itwereka ko ngo ari amazina y'abasekuruza ba Yesu. None uyu mwanya wa nonaha gute igitabo cyaba cyaravuye mu ijuru, cyaravuye ku Mana nk'uko mubivuga, cyakwivuguruza bigeza? Ese ubundi ko Yesu bivugwa ko ise yari Imana, Yosefu yari ise kugira inda batondora amasekuru ya Yosefu, nabura niyo bavuga ya Mariya, kuko Yosefu yari umugabo we ariko ntabwo yari ise nyirizina. Pasitoro, tugana ku musozo w'iki gice cya mbere cy'ikiganiro, dusezeranya abantu ko tuzakora ikindi kiganiro gikurikiraho, noneho ukanatwereka icyihishe inyuma y'aya makosa, ukanatwereka icyiza kiboneka muri Bibiliya gituma tuzisoma tukanazitunga, kuko wumvise aya makosa utamenya ibyiza byayo bya Bibiliya n'icyiza kirimo, hari ubwo umuntu yavuga ati sinzongera no kugitunga nk'igitabo cy'Imana, nzajya ngifata nk'imvaho n'ibinyamakuru. Ndagira ngo mu gusoza iki gice cya mbere mu magambo makeya utubwire mu by'ukuri
ikibazo kiri ku Mana cyangwa kiri ku bantu banditse cyangwa bakusanije. Hari Imana yahumetse, Bibiliya ivuga, hari abanditsi banditse, aribo baba turi kugenda dusoma, bagiye bavuga aya magambo, ndetse hakaba n'abakusanije begeranyiza inyandiko. Aho ipfundo riri ni hehe? Uzanagarukaho mu gice cya kabiri. Yewe icyo nshaka kuvuga kuri Bibiliya, ntabwo nshishikajwe no kwerekana amakosa yayo gusa, ahubwo ndashaka no kwerekana impamvu y'amakosa. N'ikihishe inyuma. N'ikihishe inyuma y'ayo makosa. Hagati aha rero nari ntangiriye byenda kukwerekana amakosa, kuko sinshobora kwerekana ibyiza byayo gusa ntabanje kunyura ku makosa. Kuko aho niho abantu bagwa. Ni nko gutangira kubaka inyubako, nyamara hasi ubona ko hari ikibazo, ntubanze gukemura ibya cya kibazo ugatangira kubakira hejuru y'inanda. Bivuze iki? Bivuze ko na Bibiliya nayo abantu benshi batangira kubaka urufatiro bahereye ku bivugwa byiza, ariko ntibajya bakurikirana ngo bacukumbure ibintu n'ibindi bagere kure. Ni nayo mpamvu ubona umuntu wese aza akabanyeganyeza ahereye ku tuntu duto duto bikarangira yabashyize hasi. Ariko uwamaze kubaka urufatiro, wamaze kwimba hasi akagera ku rutare n'izina, uwo nta cyamunyeganyeza. Niyo mpamvu nanjye mpera ku makosa kugira ngo nzazamuke cyangwa se nkomeze kuzamuka, nerekana noneho ubwiza bwa Bibiliya, abantu babashe kubwumva nta cyabanyeganyeza. Iyi mpamvu yo guhera ku makosa. Ndashaka kwerekana uruhare rw'Imana ruri muri Bibiliya, uruhare rw'abantu ruboneka muri Bibiliya, uruhare rw'abadayimoni rubonekamo mu bivugwamo, n'uruhare rw'abamarayika ruvugwamo, ndetse n'uruhare rwa Satani, kuko byose birimo. Nyamara abantu bicaye bavuga ngo ibyahumetswe byera byose byahumetswe n'Imana, ariko nibabanze bamenye ibyahumetswe byera ni ibiki. Ese ni Bibiliya ubwayo cyangwa ni ibyari byaravuzwe mbere n'abahanuzi? Bavuga iby'Imana yari yaravuze, kongeraho iby'aba intumwa byenda nazo zagiye zivuga zirefera ku byo abahanuzi bari baravuze. Abantu nibareke kwitiranya ibintu. Ubu usomye mu gitabo cy'ibyahishuriye Yohana, abantu handitsemo ngo uzongera cyangwa akagabanya. Ku buhanuzi buri muri iki gitabo bazongererwa cyangwa se azakura. Bakagira ngo igitabo kivuzwe ni Bibiliya yose, ariko sibyo. Yohana yandika icyo gitabo na Bibiliya yari itarabaho. Ibyo bakusanyije ngo byite Bibiliya byari bitarabaho. Bivuze ngo igitabo yavugwaga ni igitabo cye cy'ibyahishuriye Yohana. Ariko uyu munsi abantu bose bagifata ibyo yavuze babyitiriye igitabo cyose cyitwa Bibiliya. Kugira akagabanya cyangwa akakongera, azakurwa ku mugabane wa cya giti, cyangwa se akongerwa ibyago bivugwa muri icyo gitabo. Ubwo Yohana we yivugiraga igitabo cye cy'ibyahishuwe, yararimo ahishurirwa, ntabwo yavugaga Bibiliya yose muri rusange. Reba mu myandikire ya Bibiliya, aho hahishemo amakuru menshi cyane, kandi niteguye kuyabagezaho uko akurikirana hatabuze na rimwe. Ihishurirwa ryose nyafiteho niteguye kuribereka kugira ngo nimunakunda Bibiliya, nimunasoma Bibiliya, mumenye ibiyivugwaho byose uko bikurikirana, mumenye icyo murenze ikirenge mugakomeza urugendo. Ariko gupfa gufata ibintu byose umuntu akagotomera, ni nk'uko uyu mwanya umubyeyi yazanira umuryango ifi yo kurya. Iyo ayizanye ntabwo aba yizanye ngo bahite bayifata bayimire nk'uko umutereri uyirya cyangwa uruyongoyongo. Oya, umuntu ufite ubwenge bwo kumenya guhitamo no kumenya ibikwiriye kuribwa n'ibitaribwa, arabanza akayifata iyo fi akayiharuraho amagaragamba, nyamara umutereri we wayiriye yose n'amagaragamba. Yarangiza akayisatura agakuraho umwamara, agafata akajugunya. Ayajugunya iki? Yari ayifi, ariko arayafata akayajugunya kuko abona ko atari ibyo agomba kurya. Yamara gukuramo amara ayajugunye, akayifata akayitegura, akayotsa cyangwa akayiteka cyangwa akayitogosa. Iyo amaze kubikora atyo, niyo agiye kugeza ubwo aseriva arya, nabwo arya jonjo, nguko uko na Bibiliya imeze. Ibyo kurya Imana yahaye abantu, ariko tutagomba kurya uko byakabaye, ahubwo tugomba kurya tujonjora. Ni nk'inyama umubyeyi yazanira urugo,
hari inyama zana ziri no ku magufwa. Ese ubwo abazanye n'ayo magufwa ngo bayarye? Oya, ariko amagufwa aryoshye isosi. Icya kabiri, amagufwa ahishemo umusokoro. Abazanye izo nyama n'ayo magufwa ngo barye inyama, nibarangiza barye n'iziri ku magufwa, nyuma bafate ya magufwa bamaze gukuraho inyama banyunyuzemo umusokoro uhishemo, nibamara kuwunyunyuzamo amagufwa bajugunyira imbwa zisigare ziyaguguna. Nguko uko na Bibiliya imeze. Tugomba kurya, ariko no muri bya bindi twita amakosa burya bihishemo ubutumwa shingiro. Hari ubutumwa bugiye bubihishemo, iyo tumaze kubunyunyuzamo tubukuyemo, bya bindi byitwa amakosa tubisigira imbwa zigasigara zishaka amakosa, ariko twebwe ibikwiriye twamaze kubyakira. Mvuze iki ndimo nderura neza impamvu intera rero kugaragaza ayo makosa kugira ngo nayo tuyirinde, kuko ni nk'amagufwa, ni nk'amahwa tutagomba kuza kurya, ariko nabwo nayo yarari mwifi. Ayo magufwa ayo makosa turabanza kunyuzemo umusokoro, ubwo butu. Ibi rero by'amakosa Imana irashaka kwerekana ko n'uruhare rw'abantu. Pasitoro, ikinshimishije nuko uzadusobanurira mu gice cya kabiri byinshi, kuko yaba utazadusobanurira ndakubwiza ukuri warugushije benshi, warugushije abenshi badakomeye, ngira ngo ntibahagaze kuko umuntu wagwa aguye kuko ntacyo aramenya n'ubundi ntacyo afite. Nabanze yicare mu ishuri rero yige, ye gufata ibintu bimwe gusa ngo ate ibindi kandi nabyo ari byamukoraho aramutse atabibereye maso. Pasitoro, sinshaka bazampamagara bambaza bati uwo mugabo nduba hehe. Sinshaka bazampamagara bambaza ngo umugabo nuwe, bahe nimero bazakwihamagarire, muzamwihamagarire, ntihagire uzampamagara ambaza iby'umupasitoro uje gutunga gukora Bibiliya mu jisho, bahe nimero bazakwihamagarire, ye bakwihamagarire, nanjye ntihagire umpamagara bakuhamagare. Ngende bampamagare bambaze yibahe nimero yanjye muyandike, bakwihamagarire, uhereye ukimara kubona icyo kiganiro umpamagare, baguhamagare ikibazo cyose wifuza kumenya, niteguye kukigusubiza. 0783 6 7 10 0783 6 7 10. Niteguye gufatanya namwe kugira ngo tubashe kureba ibintu byose uko biri, hanyuma twitegure gutaha iwacu mu rugo. Murakoze cyane inshuti zacu. Ngayo rero nuko dusoje, nuko ikiganiro igice cya mbere tugisoje, ariko tubararikira igice kizakurikiraho. Noneho cyo gikubiyemo byinshi, gikubiyemo ibyo mutigeze mumenya, gikubiyemo abihishe inyuma y'aya makosa, inyungu bari babifitemo, icyo bari bagendereye, gusiga isura mbi igitabo cya kabaye kibi gitagatifu. Ibyo byose bikubiye mu gice kizakurikiraho. Navuga ntidushonje duhishiwe. Amahoro y'Imana n'abane namwe, kandi mugitegereje icyo gice, ibyo mukeneye gusobanuza nimusobanuze pasiteri, kandi natwe mukoreshe ya mukore komenti, mukore subscribe. Umwami w'amahoro abishimire. Turabakunda. Shalom, mugubwe neza cyane.